nabe bagomba kuba icyo bashaka kuba. Ubwo yarabikomoje ku kiganiro agiranye n'abari bitabiriye inama yararimo. Ubundi okay, uzagira umuryango, uzagira abana, ubundi umwana n'umuntu wakabaye aba raised how, yakabaye aba treated how, depending on what his essence said cyangwa se yavuze, ariko nawe ufite kubyizera. Ni ibintu ufata gute? Umwana nge nekereza ko abicyo ashaka kuba cyari uko yakuze. Mu gihe akiri umwana, niyo mpamvu uri umubyeyi manumva uri ukwiriye kuba wamureberera no kumuhitiramo. Ariko gukura kwe bishobora biditamayininga icyo we yumva ashaka mu buzima bwe. Rero kuri ngewe umwana ninge mu burere bwe ni imyanzuro mfata, nuko mbaho, nuko nitwara. Buri mwana ntabwo wabuza umwana barabanga wibahetse ngababwiriza wo mu mugongo. Uko ushaka ko umwana bamera bari kumera, no kwibaza ngo aha kandi ndikorera uyu mwana uwo ndiwe niwe yahinduka we. Noneho nyuma yaho uyu mwana we yakuze afite ubushobozi bwo kuba yabishobora nyine yashobora kwihitiramo. Icyo nicyo nikereza ko nyine perezida wacu avuga ko buri wese yahitamo icyo ashaka. Nabo nuko bakuze bakagera muri cya gihe cyo kuba bashoboye kwihitiramo. Ibyo ndabyemera. Buriya mwigiraho kuzarera, ujya ubona ko nta mwana we n'umwe uraho gutyo gusa. Nyine bari abana na sinzi, biba bigoye nyine kugira ngo umuntu azarayizinga abana ngo bamere nk'abo musaza wacu. Biba bigoye cyane. Bari smart. Ibyo nagerageje kumva, numvishe interview yigeze gukora, hari awareness yari gukora, ubwo ndi kuvuga Ange. Numva nyine uburyo avuga, numva ntabwo bimeze wumva nyine wumva iyo position nta muntu wugeze uhura nawe wimeze nkawe iyo uyimerita nyine. Nta kuntu nyine bari smart, bari decent. Havuye muri ko ari abana ngo ba perezida wacu, ni abantu bro bari educated, ariko noneho hakazaho ni n'agaciro. Kandi ujya wumva ko n'ubuhamya bwabo harimo humility, guca bugufi inshuro nyinshi. Gasanga umuntu nyine wundi we yagagaye cyane man, ariko kumva undi muntu yakwakabaye ugagara kurushaho we, noneho nyine ari yabigize ibintu bisanzwe. Rero iyo ibintu utarabigeramo ubigagariramo kuko uba ushaka ko abantu bamenya ko nubwo utabigezemo nta kibazo ufite. Urumva? Aho noneho ibintu wabigezemo umenyera ko ahubwo noneho nubiyagariramo nta gitangaje kirimo, kuko n'ubundi biragagaye byo ubwabyo. So ugomba kubicamo ugufi. So educational system ya president irarenze cyane. Njye numva wenda turamutse tuganiriye nko ku muryango, namubaza ubwo buryo, ku buryo nazankurikiza buri step yose ambwiye mu kurera abana banjye. Niyo urese agera hahise cyangwa se past. Urugero wenda nihereho, hari igihe naterwaga ipfunwe no ku ishuri kubera ko najyaga ngasanga ntafite ibikoresho bimeze nk'iby'abandi. Ndi umwana avaga muri famille yacu ntabwo yari ikize cyane, bamaga imyenda 2-3, imyenda yabaga ari amasabune yabaga ari menshi kurusha imyenda kuri side yanjye. Nyine nkumva ndi talented, ni umunyamakuru ku ishuri, ariko nkaba kuvuga ngo ujye kwambara wenda ntabwo byari ngombwa cyane. Wakeka ko ari ibyo, ariko nyine bikantera ipfunwe ko hari ahantu ntageraga, ahantu hari abantu bambaye neza ntabwo nahanyuraga. Urumva hari ipfunwe nabaga mfite. Back to you, uri umwana ukuriye muri famille, navuga ubuzima bwo mu Rwanda busa hafi ya bwose, tuba mu miryango isanzwe, background zigoye. None usanga we bikugoye kurushaho, ufite ubumuga bwo kutabona. I mean, hari igihe ufite ubumuga bwo kutabona birahagije. Iyo uze ngo mbana nabwo bimeze nkaho ubuntu wo kutabona atazanagenda, mbana nawe ndabufite, ntabwo mbana nabwo. Murakoze kunkosora. So your past, of course, hari nk'ukuntu tweba to bullying, ukakuburinga kubera ko iwanyu muri abakene gusa, ukaba bullied kubera ko wenda utakarabye cyangwa se usa nabi gusa. Your past yawe ni past washaringa ko rimeze gute? Nka sharinga past y'ukuntu bimeze se. Urumva ahubwo se ubu ngubu kugira ngo ahubwo ubu wenda
bigenda bigira umurongo wenda niko navuga ariko ubundi ntibishira. Background yanjye ntago simbi ariko sina nziza cyane cyane mu buryo bw'imyumvire no muri na environment y'ahantu nakuriye ntago baba babyumva ariko ntabwo binyorohera kuvuga ku kintu kuko urumva background yanjye irimo n'abandi benshi n'ababyeyi n'abavandimwe. Aka kanya iyo ubwo buhamya ntabwo ari iki gihe cyakoze iki gihe ari nuko Imana nyine nta kwibitaragize kabisa, nta kwibitaragize. Ahantu nicaye sinari nzi ko nzahicara, ntabwo nari nzi ko nzaba ndi umuntu ufite abantu bashobora kuba bamukurikira nyine nk'ubu hari abantu rwose nyine baba bari hano ku bwanjye mba nzi neza. So nk'ibyo bintu wamenya byaragenze bite. Njyewe ndi umuntu nyine umeze nk'umuntu ntabwo impano yanjye yo yari ihagije, ntabwo yari ihagije. Hagiyeho n'ikintu cyo kubanza kwiga ni ukuvuga ngo nk'iyo background uri kumbaza yo navuga ko yari igomba kubaho kugira ngo inyigishe ko Imana ibaho kandi inyigishe kutirara, nta kindi. Twakagumye kureba icyo byatanze kurusha ibyo byatwaye. Icyo byatwaye yo ntago ntari bi ariko ibyo byatanze iki nibyo ngibyo. Hari umuntu agira options ukavuga ati iyo ntaza kuba umunyamakuru nari gukina umupira w'amaguru. Niyo iyo utaza gukora music wari gukora iki? Ari gukora music music harimo ibintu byinshi cyane pe. Ariko ngiye banza nari no kuba nk'umuntu poet, ushobora nko kuvuga ibintu by'imivugo, urumva babandi. Nari no kuba n'umuntu aryo babita gute w'abakoranabushake bagira nyine bitanga cyane. Nari guha ubuzima bwanjye bwose ikintu cyitwa charity, kuko n'ubu ngubu nizo nzozi, nicyo ni ikintu mba ndi kubaka nganishaho. Nari kuba nyine umuntu ushobora kuzamura ubuzima bw'abandi binyuze mu byo nkora, ariko still n'ubundi byari kugira aho bihura na music. Kuko urumva nimba mbaye umu poet nkakora ziriya za spoken word, byose byari kuzagira aho bihurira. Urabizi ko hari undi muhanzi nawe dufite wakoraga ibyo bintu nka Kivumbi yakoraga spoken word, namumenye duhura muri Mashirika, ari umu legend n'ubundi muri byo. Ariko noneho n'ubundi ngiye music rwose sinzi aho nari kwicikira. Nose nk'ubu iyo ntasohoye indirimbo mba ndi kwandikira abantu, mba ndi kwiyandikira. Ngiye ndi n'umuvuko coach, ndi n'umuntu ushobora kujya kuririmba kanyitabaza muri studio tukavugana, nkaba natumijwe ryawe risoundinga uko utari kuzigera usoundinga mu buzima bwawe. Hari career ikomeye mu Rwanda yo kwandika indirimbo, nti muri benshi cyane babyandike bikaba byiza nk'uko ubikora. Ubwo ni wowe, niyo Bosco, Dani Vumbi, Mico the Best n'abandi batari benshi. Kuki bikigoranye kuba umuhanzi wandika indirimbo yakandika ko ari we wayanditse nka credits?